Twongeye kubashimira kuba mudukurikirana. Ni byiza gusoma Bibiliya kandi uyumva. Yumvikana neza iyo uzi n'amarenga ya gihanuzi. Amarenga ya gihanuzi ni imvugo y'Imana ariko ibigamije kuzerekana ibintu ari uko bisohoye. Noneho umva Bibiliya. Imiyaga ine niyo tugiye kwigaho no gusomaho. Imiyaga ine ni iki? Imiyaga y'ubwayo ni ibyago, ni intambara, ni amakuba, n'imvururu, n'imiryane ku isi. Ibyo turavuga ku miyaga ine twitwaje Zaburi 104. Umurongo n'uwa 4 hatubwira amagambo bibiri ivuga, agira abamarayika be imiyaga, abagaragu be abagira umuriro waka. Bigaragaye neza ko Imana iyigira abamarayika bayo nk'imiyaga, ariko imiyaga kuko mubyumvishije turaza kubikurikirana. Daniel 7 umurongo n'uwa 2. Daniel nawe yabonye imiyaga ine iva mu ijuru, yikubita mu nyanja, ngo mu nyanja havamo inyamaswa nini enye. Umurongo wa 3 havuyemo inyamaswa nini enye, naho umurongo wa 23 Daniel 7 haravuga ngo ubwo bwami bwa nyamaswa ya 4 izaba ubwami bwa 4 ku isi. Urukumva ko ubwo noneho aho ngaho umuyaga ni uzanye ubwami, none ariko byose birekuwe n'ijuru. Ibyo nagira ngo imiyaga ubwizanya abami, iyo abo bami bane baje kandi yabonye imiyaga ine, ubwo yerekanaga intambara zaje zinyuriye mu Bakaludaya, iza kabiri ziza zinyuriye mu Bamedi n'Abaperesi, iza gatatu ziza zinyuriye mu Bagiriki, iza kane zinyurira muri Roma ya gipagani. Niyo mpamvu rero ugomba kumenya uti iyo miyaga ni ingahe? Ni ine, kandi yahungabanyije isi binyuriye mu ntambara. Muri Zekariya 6 umurongo n'uwa 5 naho hatubwira amagambo nk'ayo, kugira ngo tumenye neza imiyaga icyo ari cyo. Marayika aransubiza ati, biriya ni imiyaga ine yo mu ijuru ivuye guhagarara imbere y'umwami nyir'isi yose. Aha ngaha hagaragaye neza ko menya imiyaga. Imiyaga ni intambara, ariko abonye ati biriya bine ni imiyaga, yarangiza ivuye guhagarara imbere y'umwami nyir'isi yose, cyangwa se mu yandi magambo yagomba koherezwa n'ushobora byose. Mu Byahishuwe 7 umurongo wa 1 hatubwira amagambo ngiye gusoma, ngo nibura igihe bavuze imiyaga ujye wumva ikivuzwe icyo ari cyo. Ibyahishuwe 7 umurongo n'uwa 1 kugira ngo nibura wumve. Hanyuma y'ibyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka enye z'isi. Hariho abamarayika bavuye mu ijuru, abariho imiyaga yavuye mu ijuru yikubita mu nyanja, havamo inyamaswa nini enye. Hari ibyo Ezekariya yabonye, abona ari imiyaga ine ihagarara imbere y'umwami nyir'isi yose. Ibyo biratambutse. Yohana nawe abonye abamarayika 4, ariko bo ubwabo bahagaze ku mfuruka enye z'isi, bafashe imiyaga ine yo mu ijuru yo mu isi, kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa ku nyanja cyangwa ku kintu cyose. Aha ngaha noneho Daniel yabonye imiyaga ine ariko ivuye mu ijuru. Zekariya yabonye imiyaga ine ariko ihagarara imbere y'umwami w'isi yose. Yohana umuhishuzi yabonye imiyaga ine ariko yo mu isi. Ubwo wumve ko ni imvururu, ni ibyago, ni intambara, ni amakuba, ni umwiryane. Ibyo nibyo yabonye mu gitabo cyitwa inyandiko z'ibanze, paje ya 37 na 38. Ndasobamwa amagambo make. Haranditse hagira hati, j'ai vu 4 anges qui se préparaient à réaliser l'œuvre qu'ils étaient chargés d'accomplir sur la terre. Nabonye abamarayika 4 bari biteguye gukora umurimo bari bashinzwe ku isi. Harakomera ati, j'ai demandé à l'ange qui m'accompagnait ce que signifiait ce que j'avais entendu. Nabarije marayika nti, biriya namaze kumva bisobanura ngo iki? Ese qu'il allait faire les 4 anges, kandi abamarayika 4 bari bagiye gukora iki? Il me répondit que c'était Dieu qui retenait la puissance et qu'il avait donné à ses anges
de pouvoir sur les choses de la terre. Ati yambwiye ko iriya miyaga ine ari Imana yifashe, kandi ko yagombaga gutuma marayika kugira ngo agire ubushobozi bw'icyo agira icyo akora ku isi. Abamarayika ni imiyaga, abamarayika ni imyuka, abamarayika bajya batumwa n'Imana icyo ishaka ko kibera ku isi. Iyo baje kugira icyo bakora, yarangiza kigahungabanya isi, kigakangaranya, kigatera ubwoba, kigatera ibihombo, kigatera ingorane, ibyo byose aba ari imiyaga irekuwe. Rero ku bw'ibyo, imiyaga ni impagarara, imiyaga ni ibyago, imiyaga ni intambara, imiyaga ni imyiryane, bifite kwikubita ku isi, aho bivuze ngo ntimubaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibyatsi tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Biza ku isi bikagera ku bantu benshi, bikagera mu nyanja, bigera mu mashyamba, bigera mu myaka, bigera ku bantu, ariko Imana yanga ko bigera ku bantu bayo. Ubwo ngibyo imiyaga ine. Imiyaga rero mu byumve mutyo, byanze bikunze ni ibyago, ni intambara, ni amakuba, ni umwiryane, yarangiza ariko birekuwe n'Imana. Iyo bivuze imiyaga ine, isi ifite impande enye zayo, amajyaruguru ifite kasikazi, ikusi, iburasirazuba n'iburengerazuba. Ibyo bishobora gutera isi yose gusaba yanga, bikayizazanya, bikayitera ibihombo, byitwa imiyaga. Ariko imiyaga nubwo bimeze bityo, ibizaba birekuye imiyaga ine ihushye, ibyo bishushanya amakuba n'ibyago birindwi bizagira ku isi, yarangiza akaga n'akarengane kakaboneka ku isi. Ariko iboneka hamwe na hamwe muri Matayo 7:24 hatwereka neza ko ngo nuko imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byikubita kuri iyo nzu, ntiyagwa kuko yari yubatswe ku rutare. Ibyo ni ibyihariye, ni ibigera ku muntu, ariko nabyo barimo intambara zimurwanya, harimo ibyago bimugeraho, harimo n'ibihombo bimugeraho, harimo n'ibimuza amahoro byinshi byikubita ku myizerere ye. Rero isi, imiyaga bayivuze, yawumva ko bavuze ibyago, intambara, amakuba n'umwiryane ku isi. Umva Bibiliya ngaya amarenga ya gihanuzi.